uzamumubaza umwana wanjye ariko wanjye uzamumubaza mwana we uzamumubaze maraso yazayabazwe azamujye kugahanga iteka ryose ayiwe manda we ndapfuye imundekure we imundekure nabinginze ayiwe manda we ayiwe Nizere ko mumeze neza. Nitwa Justin Boy 250 magana 50. Hano murareba umubyeyi urimo urarira cyane atakamba ibintu bimeze nabi. Hano ndibaza ese nimba Imana ibaho kandi hana koko nkuko tujya tubyumva. Nkawe niki wakwifuriza Kazungu? Hano Kazungu arisobanura avuga ko ngo bamwanduje HIV, ngo babishaka bamwanduje umugera wa sida babishaka babifitemo uruhare. Ese nibo bamubwiye ngo Kazungu wowe jya mu buraya, jya mu busambanyi? Can imagine umuntu utekereza neza? Reka nisurize tuyizere nisurize dada cyangwa se Charlotte uherereye kabisa muri leta y'Abashinwa, nisurize Angelique ndetse n'abandi bagiye batandukanye kabisa ara ku mugabane w'Uburayi banyumva gatanu ko kandi. So ubwo rero mu abanyamakuru bakindiraga ikiganiro kuri Kazungu ngo bamubaze imva n'inkomoko y'ukuntu byatangiye nuko byagenze. Polisi y'igihugu yahise imwerekeza mu modoka ya RIB Rwanda Inspiration Bureau bamwerekeza kuri station ya polisi ubwo yavaga mu rukiko amaze kuvuga ko yemera naga hato kuba mufunga ya mise 30 y'agateganyo. So Kazungu we aravuga ati njyewe bitinde cyane akoze n'uburemere gifite ndumva aha byaba bimeze nka bya bindi byo kuba wakifata ubwawe ukiyahura kuko Kazungu aravuga ati rwose njye bitinde cyane akoze muramutse munamba bariye rwose byaba ari nk'ubufatanyacyaha cyangwa se byaba namwe mu bifitemo uruhare kuba narisha abantu. Hano ndibaza nimba mu Rwanda hakirimo abanyarwanda bameze gutya, abanyarwanda b'inyamaswa, uratinya ugafata abantu 14 babiruka bateka abandi ukabashyingura, ise acukura icyobo nta bantu bari bahari. Ndibaza ikindi alright, so mujye murikanye ibiganiro byanjye rero kuri Kazungu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mbifuriza ibihe byiza kandi niba ukeneye kugira ngo uzitabire umuhuro ewan